niba Ben yangiraho umugambo ugapfa ari Ben man ari we muntu warusigaje ninde wundi ufite ubushobozi bwo kubinkoraho bro bivuze ngo ibintu byose byari biri included muri aba ndaza gushinja n'akantu Ben ndaza kukamushinja ya ndakamushinja gufata umwanya akohereza njyewe voice note n'iminota 2 tuyumvisho gatoya bivuze okay no problem nta kibazo banyeretse video yawe and I just want to encourage you ushaka kuvuga ko haje nimba neza cyane ukiri byiza kandi your future kabisa is bright wandemye icyizere vuba gituma nitera icyizere vuba wandemye icyizere nyereka ko ibintu byose bigiye gushoboka kandi nawe watumye mbona ko ibintu byose bidashoboka kubera ko niwe muntu wa mbere nizeye bwa mbere washoboraga gutuma umuziki wanjye ugiye gufata indi ntera ari nako nawe muntu wabonye watumye mbona ko nta muntu utatenguha undi mu buzima bivuze ngo byakweretse ko nta muntu utatenguha undi mu buzima uvuga ngo nzakora nibirenze bisa naho nta cyabaye kandi mu byukuri numvaga ko The Ben ari umugabo wamvugaho ijambo ubuzima bwanjye bagahinduka pe nukuri sinaho birajya n'ubundi yarivuga bigahinduka naba mwasangiye byose sinari kuruhanya nari kuba mbibona neza ko amazi asimbura amashereka cyane ko tutari tworoye burya ngo nikica kagira mubi none se tukiraho ngaho amafaranga The Ben yoroje se yakubwiye ko ibintu byose yabitanze miliyoni zirenze 2 bro za video wanjye wahunshira urubanza kuko ibyo nemeye nabikoze hanyuma uko byagenze mwabyitwayemo mu byukuri I really don't know ikindi kandi byamfatiranye turwaje umusaza none yitabye Imana kuwa mbere mu bintu byo byikiriyo no kuzashingura The Ben icyo yashatse komba nago nigeze nkiba bro yanyice mbwa ngo uzaba wa danger no so kugeza kano kanya bivuze ngo naga video yigeze kora reka mbikubwire byose bro man to write you a song hey la I think I'm ready now I've been so patient anticipating you came along I decided to write you a song and if you don't know by now darling you turn me here you realign me from my bone to my understand you know it just keeps getting better ever since I hate and not saving this forever it's now or never my love oh my love will you say yes and I know you deserve better so much better but somebody had to step up it's now or never my love oh my love Chikwele Hisafari siwezi peke yangu we nyota yangu we mbavu yangu unanifaa and in the end it went so
said, and I promise you with my heart that I will my best to always be there, to try my best. Oh, you know it just keeps getting better. Ever since I had time, no saving this forever. It's now or never, my love. Oh, my love, will you say yes? And I know you deserve better, so much better, but somebody had to step up. It's now or never, my love. Oh, my love. Chiquele. Yeah, yeah, yeah. You know it just keeps getting better. Ever since I met her, no saving this forever. It's now or never, my love. Oh, my love, will you say yes? And I know you deserve better, so much better, but somebody had to step up. It's now or never, my love. Oh, my love, Chiquele. Bamwita Remedy wo kwa Ngofero. Ushatse wafata Remedy, umeze ute? Ntago ndi bukwentroducinge cyane kuri Precision TV kuko barakuzi ni mu rugo n'ubusanzwe, ntago ari ubwa mbere uhageze. Twongeye kwakira abantu bose mwese mukurikirana iki kiganiro giye kujyana na Remedy, gusa ntago ibintu bimeze neza, ntago ibintu bishimishije, ariko nanone impamvu twavuze tuti nk'abakunzi ba Remedy, nk'abafana ba Remedy, abantu mwakunze Remedy kuri Precision TV, no umuntu twatangiranye, ariko twagomba no kubagezayo no nkuru kuko ntago twakomeza kwihererana. Remedy, tutaratangira ikiganiro, by the way turakwakiriye kuri Precision TV. Bena mbere hano no kwiyakira, murakoze kubanza kunyakira, ariko first of all nanjye nshimiye kuba nongeye kugaruka hano ni mu rugo yina. Ibintu byadanje no kungarutse, ibintu byarateye imbere man. Rabizi ko nderukana biri hasi, ariko ubungu uko biri kose turi up. Abantu mwakurikiranye interview ya Remedy heruka kuri Precision TV, ndi kugira ngo tuze kwihutishiriza banamenye ikitugenza. Hari video twakoze ngira ngo abantu bose barayizi. Iyi video yengize gutya, mbabarira ngere kwitariki byumve neza kwitariki man, no bwa mbere ngiye mfukamye gutya imbere ya mikoro, for sure, no bwa mbere. Ubusanzwe ngira egoisme ni igomba. Iyi ni video mwabonye kuri Precision TV, ndetse munanakurikirana ikiganiro Remedy yakoreyeho, ari kuvuga uburyo ki akunda The Ben, kandi atari ibintu atangiye vuba, ari ibintu yakuza akora, avuga uburyo ki akeneye support ya The Ben muri uyu mwaka kugira ngo nawe agaragaze impano ye cyangwa se nawe izina rye rizamuke. Hanyuma uyu munsi tuje hano kuri Precision TV kugira ngo tubaganirize ese nibiki byavuye muri iki kiganiro, byaje kugenda gute, kubera ko abafana ba Remedy baragaragaye cyane muri comment bavuga bati The Ben dufashe uyu n'umuhungu wacu, dufashe umwaka nawe izina rye rizamuke. N'abantu bageni comments zigera muri 223 zose zabwiraga The Ben ati uyu ni umusore ushoboye, ni umusore uzi ibyo akora mu bijyanye no kuririmba. Tugikomeza, Remedy ni umwanditsi w'indirimbo, ni umuririmbyi mwiza, twavuga ko nawe ari mu bahanzi nyine bafite impano yo kuririmba. Hanyuma rero twakoze iki kiganiro tugamije kugira ngo twereke The Ben uburyo ki tumufanamo, twereke The Ben uburyo ki hari support nto yadufasha muri kariyeri yacu. Ariko uyu munsi ibintu nibyo koko byamugezeho, message ya uko twayiteguye yamugezeho cyane, we na timu yiwe habamo ko bagiye kudufasha iyi ndirimbo igakorwa. Remedy, byaba byiza nuko ibyinshi wabyivugira. Yeah brother man, mbere na mbere njyewe ku bwacyo ku giti cyanjye
ndabanza nshimire The Ben kubera ko yemeye yakiriye imvugo yanjye niko navuga cyangwa se n'ubusabe bwawe mbese yarambonye nicyo cy'ingenzi cyo kuvuga ikindi kandi nuko yansubije nicyo cy'ingenzi kindi ndamushimira hari Imana imuha umugisha nicyo cya mbere twaheraho The Ben yarabibonye arappreciating ndetse arana ama feedback kuko mu byo twasabye byari birimo ama feedback kuri WhatsApp aramvugisha numvise unafite ama voice note yanyohereje sinzi yenda mu bantu banje nayohereje nawe hari abo warayabashije simbizi urumva wenda uraza no kuyabumbisha amwe mu bwo yambwiye bwa mbere akimbwira yarambwiye ngo first of all mbere na mbere ajya kunyoherereza voice note ambwira ko appreciatinze tala yanjye anyohereza voice note y'iminota 2 n'amasegonda 18 niba nyibuka neza arambwira ati okay I've seen buri kimwe cyawe narabibonye ikindi urashoboye urarenze ufite indirimbo nziza ufite ijwi ryiza urumva ibyo byose ndabishimira Imana kuko uriya n'umuntu mukuru azi kumva real talent pure talent azi no kwitandukanya n'igihuha yego gufata umwanya akohereza njyewe voice note y'amasegonda ayo ngayo arenga ari iminota 2 tuyumvisho gatoya bivuze okay no problem nta kibazo banyeretse video yawe and I just want to encourage you ushaka kuvuga ko haje uririmba neza cyane ufite ijwi ryiza kandi your future kabisa ni bright bino birahagije ko ari kugira ngo bumve ko Ben yasubije koko oya iyo nabumvishe n'ibindi man yumvishe nari okay ibintu tugiye kuvuga batagira ngo wenda yumvishe nakiraje kuko ibintu ngiye kuvuga so contribution naguha nona ego niyo kuba ntabwo ndabona nuba ko indirimbo yarangiye contribution naguha nuko nagukora video dufite team ikora video if you're ready nakora video kabisa nta kiguzi na kimwe utanze ukayisha kuri YouTube yawe ikaba intangiriro n'ibindi kandi ukagenda bikunda gahoro gahoro so honey don't worry kabisa urugendo ntabwo ruba rworoshye gusa nyine iyo ufite impano nk'iyo ufite iri committed Imana bigufashamo so stay committed, stay positive. Ndaza kungiye kuguha nimero za director wanjye uri buvugane nawe kugira ngo baguhe ko dufite ibyuma bikenewe kugira ngo ukore video nziza ndetse na director mwiza arahari kugira ngo ukore video nziza cyane we yari The Ben rero mwe muri kumva iyo ni voice note yagejeje kuri Remedy nyuma y'iriya video mwabonye nyuma y'abafana mwamwandikiye mumusaba muti The Ben please uri umuhungu wacu The Ben please uri Tiger B The Ben please uri umuhanzi wa mbere mu gihugu supporting uyu muhanzi wacu nibyatinze rero video yamugezeho video ya Remedy yamugezeho hanyuma mwiyumviye ubutumwa yamugejejeho nagira ngo rero tureke Remedy atubwire se nyuma yaho byagenze bite niki kano kanya gitumye Remedy umutima we ubabaye Remedy tubwiye man twaje kubikora sinzi niba turi bwakoresha ibimenyetso yego we ntari bibi ariko buri kimwe cyose ndagifite sibyo man industry najyaga cyera numva ntarabitangira nkumva ngo nyine icinege kabisa irababaza man for sure iyi industry ya music by'umwihariko irababaza ku rwego rw'uko umuntu bro
ashobora kugusubiza inyuma man ntatekereze aho wavuye bro. Njye ndi umupeti watangire music mu ngangi man, mu ngangi kabisa urumva life yanjye wayibazaho bita badamuru bro. Yive no kuri YouTube imana umuntu yanditsemo watubibona umujene wanjye witwa Damuru ndabyibuka. Tuvuga turi kuva za Rubavu bro. Umubosi twakoreraga dutanyabugogo, mujene kuva icyo gihe anjyana aho bita Kimisagara. Umujene araducumbikiye ntabwo mwibuka, tunahuye ntabwo namwibuka. Umujene aziranye n'uwo mujene bita Damuru. Ubwo nagiye numbisha umujene The Ben yahaye ibiceri kugira ngo man njye nkore video man. Bivuze ngo amafaranga The Ben yanageze igihe arayatanga. Reka manze yumve bamwita Jacob Legacy, manze yumve ahantu njye navuye kugira ngo abona nsubize inyuma brother. Yeah man, urumva man icyo gihe nibwo natangiye inganye njye no mujene bita Damuru bro. Umujene bita Damuru twateguraga ubukwe tugashinga intebe umunsi wose kugira tubone ipura y'umunsi. Ikagugu twabitangira ikagugu. Mutegura intebe. Tutegura intebe bro. Urumva kugira ngo turye. Ikindi tukanga gusubira mu cyaro kubera ko twabaga tuzi ko aho twavuye atari heza kuruta tuba turaguma Kigali ko byagenda kose mu rugo ntacyo tujya kuharya man. Jacob Legacy abataye yumve man. The Ben amahirwe man yo kuba umuntu yo kuba talent yanjye nayerekana. Jacob Legacy man arayajugunya brother. Dutangirira inkuru tubwira ukuntu iyo nkuru iteye. Reka manze mubwire Jacob Legacy abyumve bro. Urumva The Ben amahirwe Jacob Legacy yirengagiza umupeti wara ingangi man. Njye na Damuru tukwaburaye ku manywa na nijoro man. Nakoze video bita Gacuru naraye ingangi amezi 5 naraye muri dusha bita kwa Shema bro. Urumva kugira ngo nasubira mu cyaro man, kugira ngo man abantu bakunda kuvuga ngo nandika indirimbo z'agahinda ariko man zimva hano. Zimva hano umuntu yandika ibiri muri mo man, bino byose biba bindimo bro. Urumva biba bindimo. Urumva umujene The Ben yamaye amafaranga aramubwira man SMS ndayifite banzane telefone nyerekane hano abanyarwanda bayibone. Aravuga ngo I have sent all the money for videos. Ati bicire byose ngiye nabyohereje bya video. Urumva nothing has to ask for you. Wowe kabisa uraza kuba uri kiriya wikorere. Nothing has to ask you. Na kimwe ariko uri kubyumva. Nta kintu na kimwe ari buze kukubaza. Yego I have sent all the money for video. Bro umujene tuzinduka kuri shoot man. Ben njyewe sinzi kibyisha inyuma nibyo byose man. Nawe ntago uzi ngo nyine bimeze gute. Umujene twagiye kuri shoot 2:00 za mu gitondo. Ndeka nje ku munsi wa mbere ya shoot. Umujene yaramamagaye arambwira ati bro atuze du shooting. Atejo dufite shoot. Ndabwira ni ufite iki? Arambwira ngo nta kintu ndabona kandi The Ben aranje kumbwira ko afite yohereje amafaranga yose. Yohereje amafaranga. Chat ndazifite ngiziriya. Ibya The Ben nabyo ndabigeraho nyuma. Man, industry. Nje kujya nkora imiziki kuko nyikunda. Ibindi Imana nimfasha. Abanyarwanda bakamfasha. N'abantu bakunda talent yanjye. N'abantu bakunda art yanjye bakamfasha bagashaka ko yumvuga aharenza hongera. Bazayikundira irenge kubera ko ngewe nkanjye. Remedy yo kwa ngofero maze kubona ko ntaho nashaka ngo ngere mu gihe nta connection, mu gihe nafite ikimenyane mu industry cyane kabisa bro. Mbere y'umunsi waho gato umujeni The Ben yohereje amafaranga yose ubyibuke. Yanagwaye message yuko yana message ndayibitse buri ndayifite. None sino kuri WhatsApp yinyohereje isanzwe. The Ben yarageze kuri rwa rwego amubwira ati bro brother wanjye akamamagara iminota 20 bro. Akambwira ati brother njyewe I appreciated your talent. Nzakurekura rukubaye umuntu wa danger. Ari uko umuntu wa danger kabisa. Muri yo audio babyumvise neza. Bavuze ngo ngiye gukora bino kandi byiza byinshi biri imbere. Kuko nibwo tugitangira. Urumva man? Reka tujye ku munsi wa video man. Umujene nyungura kumbwiye ngo nta bakobwa mfite nta n'umuntu mfite uzakwambika. None se tukiraho ngaho amafaranga The Ben yoroje. Se yakubwiye ko ibintu byose yabitanze bana. Miliyoni zirenze 2 bro. Za video.
ubwo nanze kuvuga umubare kugira ngo mbiclearinge mbese abantu bumve amount barenze hejuru yarahagije. Ben ngenda namushimira baye ngombwa ko ngiye nkapfukama napfukama ngenda mushimira cyane kabisa kubera ko ni umuntu w'umugabo ntabwo yagiye kunyandikira SMS byanga byakunda ari kublaga arovanga ari kubeshya ari kunyikiza nkande bro remedi yo kwangofero man niwe wakwandikiye bwa mbere bivuze ngo The Ben ntabwo ari kunyikiza man bro ihangane remedi ihangane tugeze ku banyarwanda kuko man byose byatangiriye hano man reka mbikubwire The Ben ngenda mushimira man gusa icyo yashatse ko mba ntago nakibaye bro man ntago nigeze nkiba The Ben icyo yashatse ko mba ntago nigeze nkiba bro yanyicyambwa ngo uzaba wa danje no so kugeza kano kanya bivuze ngo naga video yigeze kora reka mbikubwire byose bro man rwari urufunguzo rw'ubuzima rwanjye rufungutse cyane rwose kurega wanabivuze muri video wari uri kukoze uri kuvuga warabivuze ari mbonye itangiriro rya music yambabaje imyaka 6 bro abapeti bose banje inyuma bose barado banyuraho bdo bameze gutya ukirira tabati imihanda kandi I wrote many songs for the superstars tuzi twese harimo nabo ngo bagenda bitwaye kabisa nabo bose bro bafite amamiri babarirwa mu mamiri nakora indirimbo ikagira 200 nkashima kandi izo nandikira benshi zigira amamiri urumva kubera iki nta kivuganira man ndumuvanara bro mujene njya kubona ku munsi wa buri bwakira shoot ninjye witangiye kwishakira abakobwa ndashimira Joe West cyane kabisa nimbwiye ati man nagufasha gutya nyine wari wampaye cyangwa umunsi aradukaturiza kuri izo miliyoni yari yatanze Ben aduha imyenda ari nka ari ku buntu bro reka tujye ku munsi wa shoot ibyo byose nabyiriwemo yanze kunyizera ngamo amafaranga nk'umuntu uzi bya video uzi nicyo nshaka kugeraho so no kuvuga ngo bafashe amafaranga ya director mbenje na access nari mfite kuri izo miliyoni bro yego bivuze ngo ibintu byose byari biri included muri amafaranga ndaza gushinja n'akantu Ben ndaza kukamushinja ndakamushinja nawe yakumve kubera ko karafatika bro njya kubona mbyuka saa 2 nazanye abajeni bajya muri video mbavana mu ntara ndashima bita Louis bro yaje kumfasha anarara home urumva aranabwirirwa kuri set Ben nabyo byumve ntago twariye kuri set bro The Ben nabyo azabibona umunsi wose bro Ben ntago twariye no kuri shoot urumva man shimira Damuru yari kuri set nawe yanigirije mu ikote gutyo nyine shimira Louis shimira Renzo shimira Jean Yves bose barabajeni banje bambwiraga ati komera aho wavuye neho kure umujene araho man bamuhaye amafaranga bro ngiye nakoze maji itagize n'ibihumbi magana ngahe man kandi ari video nziza man iba successful kuri TikTok yari ahantu hose ibihumbi 40 birenga cyane kabisa total streams zigiye kuzura miliyoni kuri audio platforms niko kandi kuyamara ari kwegera Sami Switch my guy my real brother director Sami Switch umwe mu bantu bose bonyine bankigikira muri industry niwe wenyine wankoreye image for free bro amaje yikoreye ubuntu kabisa bro shout out kuri Sami Switch yanyeretse abantu ntari kubona mu buzima bwanjye for sure Sami Switch niwe umuntu wumvise ya ndirimbo urumva yumvise ya ndirimbo byonyine mvuga ngo uri nakiza cyane ndorera ayo maso yawe semaji ahitambwa ngo ni hit akoshe mana yanjye aravuga ati ndayishooting for free bro Ben narinzi kagiye kunyohereza amafaranga nkavuga ni aya ngaya byanga byo kuri director yantenguha aya ngaya nzayifashisha Ben warantengushye ese undi tukiri naho ngaho gatoya yego ayo mafaranga hari kimenye hari birishuwa ko yaba yarahaye uwo director bro The Ben umugabo
ntabwo yabeshya nanone ntabwo yabeshya ntabwo yaza kuguhera iya audio none yambwiraga ko yohereje amafaranga Jacob kugira ngo nyabaze Jacob atayamwohereje bigenze gute. bivuze ngo shoot yo ndirimbo ishobora kuba itarigeze ibaho. Nagezeyo saa 2 tugera saa 12 turashutinga agira ambwira ngo imodoka yo gukoresha ntayihari njya mu bintu ndayishaka mu gihe ikihagera nko mugoroba bro saa 12 saa mazi igiye kugera wageze mu gitondo saa 2 n'abajene banje banabwiriwe nasomwe bushutinga ijoro seti zo zari kumanywa. bivuze ngo already shoot yari yamaze gupfa. Already shoot yari yamaze kugira gute binavuze ngo noneho uwo Jacob yaranabonetse no ku munsi wa set bigaragara ko amafaranga yayakiriye. yigo bigaragara ko amafaranga se bro Jacob twanajyanye gufata imyenda kwa Joe West bro ahantu hose murahirirwa kuri shop ya Joe West yitwa Joe West Nova Style. Erega nanjye iyo set nayigezeho nuko abantu bagiye no kwambarira yo kwa Joe West afite agashop hano muri Mic I mean muri Chic afite agashop bamushake bagiye kumwambarira afite imyenda myiza cyane urumva ariko ibyo tubirenga niwe wishyuyeyo shaze banga amafaranga yose yarayize ate yarayafite tugera kuri seti imvura igwe yaramwe ngo tubisubika tuzashutinga ejo bro habya gake hari ikirere cyiza ntarabona muri life. imvura yaguye nka sangahe ego ko bro imvura yaguye mu gitondo cyakare imvura iri guhita we nuvango izo saa 2 wahageze imvura ihise imvura Jacob Legacy aho ari hose ndabizi uzabibona wanyikiye ubuzima wamfatiye kariyeri urayihinanga wamfati bro nasohoye indirimbo yanjye nyisohora radio kubera wowe narayivunikiye nayiryamiye mu muhanda muri kaburimbo nyikorera challenge nambaye ubusa hejuru abantu bose barabizi man nambaye hejuru bro nirirwa muri kaburimbo nkora challenge ntose byarangiye gute shoot yanambwiye ngo man ngo amafaranga yarashize ngo reka ngo umunsi ngo tuzongere ngo dusubukure umunsi bino bintu urabisobanura neza bivuze ngo The Ben yohereje amafaranga man bayohereza Jacob yanjye ngewe saa 2 za mu gitondo uri kuri shoot yego urahirirwa n'abashuti bawe yego hanyuma mutangira gushutinga saa 12 n'igice yego imvura biraguye yego bivuze ngo yarongera kugira ngo amafaranga yarashize twafashe take imwe yego imvura ibitigwazama ngo tuzasubukure ejo abajeni bose ndabafata mbarazi wanjye mbarazi wanjye turateka turarya ibintu bisanzwe mba ndavuga ejo nakazi mu gitondo nabyutse ambwira ngo ntago turi bukore ngo amafaranga yarashize ngo nayashoye mejo ngo reka nzashaka amafaranga ya covering nanike The Ben ngiye bamese bu telefone yanjye kwanza nsome SMS yanjye tuzanire telefone ya ngiriya urumva nyimbasomere yose mbumvise na voice note ya Ben ansubiza niyo nshaka guheraho menya ibyo bintu biri hagati y'ibyo menya ngo ukuri kuri hagati y'ibyo bintu nukuye kubera ko SMS nanikiye The Ben urumva na VN yansubije biratandukanye cyane ntago biri kumukuri ese amafaranga yaratanzwe ubundi gute umuntu atanga miliyoni ze urumva agira ngo afashe umuntu hanyuma bikarangira nawe abitereye inyoni kandi yatanze iki amafaranga ye bakoze tukiri mu kiganiro cyacu hano tuba twicareye twa 10 tutu hano Nyamirambo ruguru ya urano uri kuzamuka kujya ku ishyamba rya shyamba baryitangwa n'ibyaye mera neza waya Mo Kigali uri kuzamuka kujya ku ishyamba rya Mo Kigali ni 10 tutu nshyashya iri mu kaboko k'ibumoso wasanga serivisi zitandukanye igikoni bafite inyama nziza bafite amaroji meza bafite sauna na ahantu heza cyane twakomeje akoze nyuma yo kubona shoot ipfuye naramwandikiye ndamubwira nti muraho neza baburetse manze nkubwire ya mbere nategereza igisubizo cyanyu ngo menye icyo gukora ndaheba ubwo ni nyuma yuko shoot ipfa ntegereje ko
Jacob Legacy amubwira ko Nshuti yapfuye yego na ndetse nza kumenya ko yabimubwiye wumve naho urujijo ruri kuba yarabimubwiye ntamubaza niba tuzayisubukura ryari baretse wumve nategereje igisubizo cyanyu ngo menye icyo gukora ndaheba none director ntago ajya mfata na rimwe nibura ngo menye niba bitazashoboka ngo nshake ukundi niyeranja mfite umuhungu ukoresha phone sometimes kutu video twanjye nta duceri mfite nibura ngo nshaka akaririmbo koroheje nshutinge phone nibura nsohora abantu banyumve gusa ubu nanjye ndi muri confusion cyangwa se nibura nawe niba nawe yarakuretse unshakire nibura nka 500 ke njyewe nikorera video yose kandi nziza na direct umfasha Sami Switch ndamumentioninga namusaba ko ashyiramo ubufasha n'ubundi hakavamo video nziza ikwiye amaboko yawe nk'iyo rero akoze n'undi yawukoreye maje ku buntu Sami Switch yego yahise nyandikira ngibi Zarambise yakubwiye ngo yabanje kwandika SMS Remedy I did what I promised to you I promised to you irahagije nuvuga ngo nyuma yuko umubwiye ibyo byose VN yibumvishe nyuma yahise yohereza I did what I promised to do. Ntabwo rwose banjye bahunciye urubanza kuko ibyo nemeye nabikoze hanyuma uko byagenze mwabyitwayemo mu by'ukuri I really don't know. Ikindi kandi byamfatiranye turwaje umusaza none yitabye Imana kuwa mbere mu bintu by'ikiriyo no kuzashyingura. I'm very, very strained with so many things. Ariko urabizi ko natanze amafaranga, nawe urabizi ko icyakurikiraga ni uko mubikurikirana. So aho byapfiriye rero, I really don't know. I really don't know. And I'm very strained with so many things. Sibyo. Ahangaha nanjye ntago ndibuze kwemeranya na The Ben. Kubera iki? Sibyo? Wenda nibyo famille yari ifite ikibazo cy'umusaza nkuko yabivuze. Cyari gihari pe, sibyo? Yego cyari gihari ariko nanone ntago wavuga ngo wafashe miliyoni zawe. Ntago wavuga ngo wafashe miliyoni zawe uzikura mu mufuka. Urazitanze ngo bafashe umuntu. Kubera ko wabonye ibyo yagusabye. Kubera ko wagize uwo mutima wo gufasha uwo muntu. Hanyuma The Ben wivugiye yuko we afite timu yiwe ikora video. Yuko iyo timu izagufasha. Bivuze ngo wowe wari ujoininze timu ya The Ben. Bivuze ngo ibibazo byose byakubayeho niyigeze ashaka kubimenya. Bivuze ngo The Ben yarakubwiye ngo ntago nzi uburyo mwitwaye muri ibyo bintu. Kuma miliyoni yiwe yatanze. Ese ikindi yagira ngo witwara ute kuri timu yiwe ari we imenyeranye nawe koko? Ikindi kibazo mubaza ibyo yarangambireho bitakunze. Ubwo yadaninze ikimana. Ikindi mubaza yaganiriye iki na Jacob? Yego. Kaduhinduranye hingi. Icyo mbaza The Ben kugeza saa 12 shoot ntiyaba mufata teke imwe none shoot irakomeza nyuma ukibona ziriya proofs zose mbwira gute The Ben yishyuye amafaranga urumva akaba yari yishyuye kugira ngo Remedy akore iki video cyangwa yabikoze kubera igitutu cy'abafana bari kumwandikira none se ayo mafaranga kuko ntiyatanze nubwo ese reka tuvuge The Ben umukire pe wakwirengagiza amafaranga ari hejuru ya miliyoni zingahe wasanga yaravuze ati uguye umwana rero mbona abantu bari kunyandikira ari benshi kuko abafana bawe bari bahagurutse pe kandi tunashimira abafana ba Remedy abafana banjye barankunda ndabashimira jewe hano n'ukuri ngenda hangaha ndabashimiye cyane hanyuma ikintu nanjye nibaza ese The Ben
watanze amafaranga kugira ngo bakorere igihangano Remedy bitewe na video wabonye agusaba ubufasha, nawe gukora ku mutima ituma utekereza ko wamukorera indirimbo kugira ngo nawe aze kuri imihanda afite indirimbo nziza, indirimbo ya supportinzwe na Ben nkuko twari twabikoze maye tubimusaba. Hanyuma amafaranga urayatanze kuri timu yawe. Nyine ubwo bufasha yabukuye he budatuma yakurikirana icyo kintu, ariko niyumva ibi ndi kuvuga ntibikuraho ko already nkimukunda nkimufata nka first one. Yego anyumve neza, ndamushimira ko yagiye ama time mu gihe twagiranye on call, ntago nigeze muhamagara ngo mubure, arumva ni n'umuntu wahamagaraga cyane akangira inama, ni nacyo kineye kuba nyine ndi kwibaza bikaba byaba kuba iyo ndirimbo ari giye ukorwa saba harimo izindi support wenda nayo mafaranga ataratanzwe, ahubwo ndi kwibaza iyo ndirimbo yagize abagambanyi ya Remedy cyane yamaye uri kwisabira support yamaye nka yanjye. Niba banarimo nareba umutima we yabikoranye, gusa amakuru anshyira ko barimo, ariko uretse ko tutanerengagiza yuko ntago nditara ntoya mani yo kutagambanirwa, ntago ndi umuntu woroshye wo kutagambanirwa, buri wese yangambanira bro. Yego amakuru ndayafite, ariko tujye kure y'amakuru. Ndibaza The Ben ni umugabo, niba hari abagabo nizera muri industry y'umuziki ko atakurikirana ikintu ngo gihere, bamwita The Ben. Iyo ndirimbo nyuma yuko director kugira ngo tuzashutinga umunsi ukurikiyeho, umunsi nawe wagira akakubwira ngo amafaranga yari yakoresheje asaba ko yongera agashaka andi, nyuma y'aho mwakomeza ntago anyandikira, ntago ampamagara, ntago muhamagara nga mfate, ntago mwandikira nga nsubize kuva ku munsi wa shoot. Brasi nk'ibyumweru bibiri bitatu, yego byumweru bibiri na bitatu namaze gukura yo. Ben asa naho ntashugeza nsezeranya, ubu tuvugana Ben ahuri bitewe n'ibyo nabonye kwa director wampaye ukamuha amafaranga yawe nta access mfiteho, bisa naho ntacyo wanyemereye. Bivuze ngo ya voice note wanyohereje for the first time, uvuga uti keep it up, your future is bright. Uvuga ngo nzakora nibirenze, bisa naho nta cyabaye, kandi mu byukuri numvaga ko The Ben ari umugabo amvugaho ijambo ubuzima bwanjye bagahinduka pe, nukuri sinaho birajya n'ubundi yarivuga bigahinduka. Ese indi mwe mugiye gukora video yitwa Tena, wayiducangire kuri gitari nta kibazo, n'ubundi se ko nasohoye audio kuri YouTube mu gihe turi gukomeza kwinjira mu bwiza n'ubundi. Yeah. Oh na 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 na. Natamani kuwa nawe monamuho, uru rukundo ubaye urwanze najyahe, kuva zamani niko namye sibyo niga, iyo ngukunze mba ngukunze, umva nkubwira uko wambanye, simva hayasina utambwiye kuzama, uwo mutima n'ubuzima bikibere wanjye, simva hayasina utambwiye kuzama, uwo mutima n'ubuzima bikibere wanjye. Ndimo kwirukanka ndimo ndazanga usanga rutanyakira nagwa,
samahani kabra urushinge kw'isahara rurihuta kundembya gezaho gupfa ndebara samahani kabra nubinkore tena nara 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 nubinkore tena tena na 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 icyo wansaba cyose cyose ngo ngumimane try me nakosa nujya unshaka nzoza unanitesa tesa sana mbirahiriye kumana with you ngukunda sana simva hasina utambwiye kusaba uwo mutima n'ubuzima bikibere wanjye simva hasina utambwiye kuzama uwo mutima n'ubuzima bikibere wanjye ndimo kwirukankara ndimo ndazangusanga nutanyakira ndagwara samahani kabra urushinge rw'isahara rurihuta kundembya gezaho gupfa ndebara samahani kabra nubinkore tena na 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 nubinkore tena. Hanyuma nandi kukubaza byari biye bimeze gute man bro? Nahamaga umujeni wanjye witwa Rabi ndabwira ni bro man napanze ibintu na njye na Ben panga kumfasha gutya ariko ndi kubona ntago biri gukora tu ntago biri kugenda neza. Arambwira ati hangane ndabyumva wenda panga kwisora audio man shout out to him yaramfashije ayikorera Kalilix noneho nagira ngo niyo time mbonye yo kwisegura ku bantu bose bamfashije iriya audio kugira ngo itunganywe. Urakoze cyane. Wari wavuze uti byibuza ndayisohora wari wavuze uti ndayisohora bose nabizizaga ko igiye gusohoka ko ari na Ben ugiye kwisupportinga. Nagira ngo biyumve nonaha na nyuma bazambabarire basi ntibazange kunyakira kugira ngo umve ko ino video ino ndirimbo yanenanye n'abantu man. Ndahera kuri producer bita Muriro kabisa shara. Producer Muriro yumvishe ibi bintu arabyishimira. Aravuga ati kabisa. Arambye ati Remedy man icyo gihe ntabwo yari kwakira abahanzi. Yerega ndanabizi wari indirimbo ntabwo yari irangiye. Ntabwo yari irangiye ndabyibuka pe. Arambwira ati bro The Ben agiye kugufasha ntago nahwema. Ntago ndabyibuka unambwira ngo ndi muri studio. Abahanzi benshi nasatse kuvuga mu izina bamuhamagara turi kumwe kabwa ngo ntago ndi gutanga session. Aranyakira mwana. Aranyakira brother. Man imuhumugisha imwongerere mu byo akora byose. Imana imuhumugisha bimubwiye none nanjye ntago narinzi ko nzatenguha. Muriro aho uri umbabarire. No butahuzanyakire brother unyumve. Nanjye narinzi ko bizakunda umbabarire Muriro. Ikindi Babu niwe wacurangishije zira instruments zose. Babu Rwanda yego kwisibo ariko ukiri naho ngaho man yego Babu Rwanda yigeze gusupportinga filime nigeze gukora yitwa Laugh of Soldier yego. Babu n'umuntu mwiza cyane ahubwo uzamuze nawe man yego. Babu Rwanda waramfashije niwe wacurangishije zira instruments zose guitar bass man. Icyo ndi gushimira ndashimira Oba Music n'umujene ucuranga base w'umuhanga wamfashije ambabarire ku bino ndirimbo itarasohotse ari video nkuko namubwiye brother mbabarire nanjye ntago ariko nari mbizi. Undi ndasaba imbabazi cyane bamwita Sweet Solo bamwita Eme Sweet Solo niryo zina rye n'umujene uzi gucuranga cyane gitari solo na acoustic niwe ucuranzemo gitari zirimo. Mbabarire uko wari ubizi nanjye niko nari mbizi uko nari niko nari mbizi mwese nka team ngari mbabarire nukuri bivuze ngo nabo nyine bakumve man story nuko nguko imeze yego nanjye nuko imeze nanjye naratunguwe sibyo naratunguwe nukuri n'ubutaha muzanyakire abo bose mvuze hano muzanyakire. Harimo n'umujene wanjye witwa Damuru we namuvuze kenshi ngiye tukira ngo mbaba rutararenga kuri abo twamwitaga kwishura ariko ntabidandi utararenga kuri abo bantu
bivuze ngo ukimara kumenya ko The Ben agiye kugusapotinga muri ya ndirimbo waragiye ukorakora kuri abo bantu bose uravuga uti kabisa nanjye bari projet The Ben ari bwumve akavuga ati kabisa umujene akishima kuko niba wumvise muri audio yarambwiye ngo nukora audio ikarangira ndabyibuka nabyumvise yego rero abo bose mvuze muriro mani muriro yanyakiri mani z'abastari yanyeretse Miss Dikoro z'abastari benshi bamurwa bose abo wita abastari bafite mega hits bari kumwandikira akabwira ngo nta session mfite muri iyi minsi ntago ndi gutanga session yaranyakiriye bro yamaye gahunda kwa kabiri ni yanayirenza ntiyanaryamye yarambwe ngo nibwo nyitandukana n'umuntu twakoranye nijoro yari gukora mixing gusa ntago ari recording ngemba barakano dutangira project bundi bushaka barakano kanya mbwiye ikintu uri gusaba The Ben ndi gusaba The Ben acyumve neza yitonze n'abanyarwanda bacyumve kuko reka nibo bagufashije kugira ngo aboneke yego The Ben Mugisha Benjamin nitwa Ntihinyurwa Thierry ni Remedy izina ry'akazi kanjye nkunda kurusha ibindi byose nabyawe na Ntihinyurwa Jean Damascene icyo nitaga finali cyabaye amajonjora webyo waruzi ngo birarangiye nibwo byatangiye nibwo byari bitangiye Ben mpamya ko atari uko wabyifuzaga ntago wari uzi ko nzicara hano kuri kamera aho nagusabiye bira byose ntago wari uzi ko nzayicara mvuga ko bitakunze ndabizi umugabo kandi you always fight for win Ben ntago byakunze rega ya mpano wabonaga umbwira ko is future bright ntago wigeze ntago uruhare washatse rwayigiyeho Ben aho uri hose wicaye iyi video ni kugeraho umbabarira uyumve neza abo wizeye ko bazamfasha baramemukiye nanjye watumye mpemukira abandi kuko wanyizeje ko uzamfasha cyane kabisa hari benshi bantereye icyizere kubera ko wanyijeje kuzamfasha nta cyakunze ya ndirimbo bavuze ko twakorera video nkayikohereza Rodi ukambwira ko ari nziza ifite akazoza Ben ntago yasohotse rega yabaye audio kandi nawe arabyirengagiza man nawe waracecetse byo ndo nsezeranyaga byose nabibuze mu minsi mike wandemye icyizere vuba gituma nitera icyizere vuba wandemye icyizere nyereka ko ibintu byose bigiye gushoboka kandi nawe watumye mbona ko ibintu byose bidashoboka kubera ko niwe muntu wa mbere nizeye bwa mbere washoboraga gutuma umuziki wanjye ugiye gufata indi ntera ari nako nawe muntu wabonye watumye mbona ko nta muntu utatenguha undi mu buzima bivuze ngo byakweretse ko nta muntu utatenguha undi mu buzima niba Ben yangiraho umugambi ugapfa ari Ben man ari we muntu wari usigaje ninde wundi ufite ubushobozi bwo kubinkoraho bro ninde wundi ufite ubwo bushobozi muri uru ruganda bambare tugacuranga ya ndirimbo yawe ya kera yitwa Mama Man ya ndirimbo mba nyikumbuye murakoze cyane nibyo byanyabyo akaga ni gahangana yo biza kuba ibindi wari gukora iyo bwabaga byari no gukundo kitabaza amahanga maze ukongeraho imyaka ukirerera abana niwari gukunda yuko nicwa n'amatsiko ibyo wakoze ukiriho wagiye igihe ukenewe niwari kwicisha imbeho papa wakunyagwa akiri muto wagiye igihe ukenewe
iyo nza kuba hari icyo nzi wenda nari kubasha ikosi simbe narahawe umwanda nabo mwasangiye byose sinari kuruhanya nari kuba mbibona neza ko amazi asimbura amashereka cyane ko tutari tworoye burya ngo nikica kagira mubi iyo uburetseho nkakura nkajya nkuririmbira hano nubwo byanga warakoze kumbyara iruhukire maze unyurwe n'iyi njyanara mama uzamura ku mutima nubwo nakuze ishusho yawe yo nyibonamo ese uzikoro nabuze numa ifoto yawe mfasha unsengera na nyuma y'isi nzabeho nzakuboneho nkuhobereho umekeho gatoya numva ko biryohara nzakuboneho nkuhobereho umekeho gatoya numva ko biryohara basi nsezeranya niba utari bubabazwe nanjye ngiye kukubaza ngutonganya mubyeyi wanjye mbere yuko unyibaruka burya iyo ubanza ukambaza mawe sinari kwemera kubyara umwana utazakuza gusa Imana parapasenga yo yahinduye amateka ikora ibyo batakeka imuhunda aradukunda jya mubabaza kenshi akamfata nkaho ndi umwe ku isi yo akankosoza ineza iyo mbabaye ntabwo aryama ahora ku mavi asenga asengera kuzongera kubonana nawe ntagufata nka mukeba yananumye ngo ngusuhuze urya ngo nikica kagira mubiye iyo uburetseho akura nkajya nkuririmbira hano nubwo byanga warakoze kumbyara iruhukire maze unyurwe n'injyanara mama uzamura ku mutima nubwo nakuze ishusho yawe nyibonamo ese uziko nabuze numa ifoto yawe mfasha unsengera na nyuma y'isi nzabeho nzakuboneho nkuhobereyo umekeho gatoya umva uko biryoha yamani wo mwita Remedy sozo w'ikiganiro cyacu ariko nanjye mbere yuko dusohoka ari ikintu nshaka gusaba Mugisha Benjamin dusoza nagira ngo nsabe ikintu kimwe Mugisha Benjamin ni umupapa w'umwana umwe ni umupapa ufite urugo rwiza abanyarwanda dukunda ni umupapa twubaha twese ni umuhanzi dukunda ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakunda umunsi dukora video ya mbere Remedy apfukamye ari kugusaba ko wamusapotinga ntago yari prank ntabwo yari ibintu twateguye pe ahubwo ni urukundo cyangwa se icyizere twe dufite ku muhanzi bita Mugisha Benjamin cyuko ashobora kudufasha cyangwa se ashobora gufasha Remedy kuzamura impano ye twari tuvuze wenda ngo aze abe agushyira wenda muri lebo akumanaging oya biriya yakoze byo kugusubiza nibyo twari dukeneye Remedy yaragushubije nibyo ariko mu gisubizo cye hafungukiyemo indi miryango hafungukiramo message nziza yuko ashaka kugukoreshereza video hanyuma iyo video rwose twabyakiriye neza nka team tudahwema gusapotinga Remedy zari izindi imbaraga zivutse cyari ikindi cyizere gishya kije nyine nawe ubyumva huri nibyo
wenda ushobora kuba uri bize mu kazi cyangwa se uri bize mu bindi bikorwa byawe, ariko ntabwo wabura akanya gatoya ko kureba iki kiganiro cyacu. Byibuza niba warabitangiye reka unabisoze, sibyo Remedy? Bireke kwitwa ko hari support wemerewe cyangwa se hari ibyo wemerewe gukorerwa, ntabwo turi kubyishyuza, ariko no kugira ngo tugire clear nyine ku kintu, kuko hari abafana ba Remedy baje muri comment batakamba ngo Ben aza gufasha. Ndakeka yo no mu bintu byanatumye iyo nkuru yihuta kumugeraho. So rero uwo munsi ko wayakiriye, ndashaka ko twakongera tukagusaba nk'abafana ba Remedy, nyine igikorwa wagize mu mutima wawe, igitekerezo wagize, ko wakongera ukagikoraho kikarangira. Wenda director ntago yatubaniye, ariko dufite Sami Switch ndetse n'abandi benshi barahari, gusa Sami Switch we niyongere basi, niba hari bije yari yatanze basi aharanire ko hari intego yari yamfasheho ibe njyewe ayigabanye, basi njyabe nkire mu biganza, kugira ngo man nzaterwa ishema no kumva Ben yaramfashije. n'ibindi byose wasabaga n'ubundi nicyo warugamije. Yego nicyo nari ngamije, nzaterwa ishema no kumva umuhanzi nkunda wa mbere bro, njye ngenda kuberenya na papa kunda hari ikintu yigeze mfasha, urumva? Kandi nukuri aho ari namushimiye, yakoze byari iby'ingenzi, kubera ko umuhanzi nkuriye kwifata akakwandikira akakubwira ibintu nka biriya, nabyo ni kuhaje yari yampaye, ahubwo icyo yari agamije ntago cyabaye. Ben umugisha aho uri, mpesha umugisha nanone, winanirwa niba hari icyo warungamije kandi wabonye ko nkwiriye, binkorere. Hanyuma ikiganiro cyacu gisoreje hano, mwakoze kubana natwe kuri Precision TV, mukomeze gukora subscribe kandi munasharinga, hanyuma muze kuduha comment nziza muri iki kiganiro twakoze nge na Remedy. Ciao ciao.